nongereho iki ese waruzi ko isi igiye kurangira nabyo bimenye niyo mpamvu udatsinda ibyaha arapfuye kubw'ubuntu hanyuma kandi no kubw'itegeko aciriweho urubanza ahubwo tuyoborwa n'umwuka waduhaye bwa buzima kuko iyo tugiye gushyira mu bikorwa amategeko tugongwa nayo ku bwa kamere y'umuntu satani rero yakoze icyaha te hanyuma amategeko yaje mbere y'ubuntu ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba ndabasuhuje mugira amahoro ya Kristo Yesu. Mbifurije guhirwa, mbifurije umugisha uturuka ku Mana, mbifurije kubaho mu buzima bunyuzwe n'imirimo y'amaboko y'Uwiteka. Njyewe ndi mwene so Aniseti niyo mugabo ku ijwi ry'umukanguzi TV nk'ibisanzwe turi kumwe na mwene data Chris uri gutunganya amajwi ndetse n'amashusho. Imana imuha umugisha muri tekinike yankunda kubivuga niwe muziritsi ubitunganya mukabibona neza. Imana imuha umugisha. Rero mbahaye ikaze dukunda kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, mu mwanya w'ibiganiro bitandukanye kuri baza nawe. Narababwiye ngo tuzashyiraho n'ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Muri Menya Nibi rero niho tuzajya dusubiriza ibibazo mwabajije muri baza nawe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma turabakiriye aho muriho mu mpande enye z'isi ndetse no hagati y'isi cyangwa se bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashimiye. Tubahaye ikaze rero abumva ururimi turi kuvuga. Namenye ko hari n'abantu bajya badukurikira batumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko bashaka abantu basemura. Bagiye batubwira ngo tujye tubasemurira, tubashakira umuntu usemura. Nibyo bizagenda biba ni ntambwe. Bajya bavuga ngo gahoro gahoro inyoni yarika icyari ikabona inzu. Imana ibaha umugisha. Itora akatsi ka mbere ikubaka kugeza ubwo inzu yuzuye. Ndabizi neza hari n'abantu ufite amatsiko mutegereje live ku ijwi ry'umukanguzi TV. Ndabizi ko Imana izadushoboza turi mu materaniro ya live tuzajya tuyakora dufite n'abasemuzi kandi ndabyizeye kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwifuza Imana imuhaza ibyiza. Yego, reka rero mbasabe niba wari ufite umwanya utumye ubaye uhuze buretse kumva ikiganiro, ariko niba uhugutse fata umwanya tuganire ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri njya nkunda kubibabwira mbiseguraho mbambwira abo duhuje kwizera kuko aha ni kuri YouTube channel kandi mbibutse ko ari social media. Iyo ari social media duterana na bose kandi nabo barakenewe. Njya nkunda kubabwira abantu bakenewe dukeneyemo mu bo dukeneye, reka mvuge ngo n'abadushakaho impamvu. Gusa impamvu yacu no kugira ngo twaturirane impamvu z'ibyiringiro by'abizera. Ni ukuri bazima kandi kuba Yesu ari umwami uganje nibyo biduha ihumure kuko nta wundi basangiye ubwami. Imana ibaha umugisha. Rero ndagira ngo dufatikanye dusenge. Nari nkubwiye ngo niba ubaye uhuze waba ufunze gatoya screen yawe cyangwa telefone, hari n'abaturebera kuri machine waba uretse gato, ariko niba uhugutse itegure tuganire ijambo ry'Imana. Ubwo rero witeguye reka dufatikanye gusenga. Nkunda kubabaza kandi ndabibashimira rwose ndetse cyane. Habaza niyo tubabwiye ngo haleluya musubiza mu kiguti. Inshuti z'umusaraba, ubu ni ubugingo bw'abizera tuba tuganira nabwo, ni ubwenge bw'abana b'Imana tuba tuganira nabwo. Niwumva ijambo ry'Imana riguconfusinze, ubaye confused, wiba confused kubwira ijambo ngo bigutere urujijo ruhoraho, twandikire muri message apana kuri WhatsApp, twandikire muri comment y'ikiganiro twakoze hanyuma turagusubiza. Yego, hari abo dusubiza muri comment, hari n'abagira nimero zacu bahita banyura kuri WhatsApp. Uretse ko kuri WhatsApp ntabwo tuzajya dusubiriza ibibazo mwakuye mu nyigisho, ahubwo mujye mubitubariza mu nyigisho kugira ngo n'undi ukibaza tumusubirizeho, kuko kuri WhatsApp iyo tugusubije ikibazo kibazwa na benshi tuba dusubije wowe wenyine. Niyo mpamvu kuri WhatsApp hari abatubaza tukabaga kuko hari n'ibibazo biba bidahuye n'ibyo twaganiriyeho mu by'ukuri kuderanja
hari n'abantu bajya batubaza muri komenti, mbazi neza nkabona komenti zabo ndazizi ngahita menya icyo bari bagambiriye. Yego, ijambo ry'Imana rifite abanzi benshi barigabaho ibitero hirya no hino, ariko icyiza cyaryo ryicaye ku ntebe itazahinduka. Niryo ryatsinze. Ijambo ni umucyo, nibwo buzima. Rero reka mbasabe dusenge. Gusenga ntabwo ari ukuvuga, gusenga ni ukuba icyo uri kubwira Imana. Niba uvuze ngo mbabarira, ugomba kuba imbabazi kuko uzihawe. Niba uvuze ngo ibyaha byanjye bikurweho, ugomba kuba umuntu ukuweho ibyaha. Nkunda kubivuga, no kubwiriza ubutumwa ntabwo ari ukuvuga ubutumwa. Mbere yo kugira ngo ubwirize ubutumwa, ugomba kubanza kuba ubutumwa. Noneho iyo ubaye ubutumwa uvuga icyo uri cyo. Iyo uvuze icyo uri cyo nibwo uba ufite ubushobozi bwo gutanga, bwo gukora transfer, kuko Imana ikoresha ubwenge bwacu mu ijambo ryayo ibwira ubwenge bw'abaduteze amatwi. Niyo mpamvu mba mbinginze kubw'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ibi bintu twe kubikora nkaho ari imikino. Yego, ntabwo twaje hano gukina. Ndababwiza ukuri ko nta nubwo intego yacu ari views. Iyo mvuga views nibyo ni mutuviewinge kugira ngo tubabone, tubaprofite, tubabwiriza ijambo ry'Imana, ariko ntabwo tuza kugira ngo tubabonemo amafaranga. Yego, na yaraboneka kuri social media baho, iyo mwarebye muri benshi ibiganiro barabihemba, ariko njyewe ntekereza ko tutanahembwa ngana nayo dutanga. Kandi ijambo ry'Imana ibihembo byaryo tubitegereje inaha twaba dusa n'abatazi ubugingo, twaba tubugurishije. Kandi murabizi ko mu biganza by'abisi hatarimo ibyiza biruta ubugingo. Niyo mpamvu twahisemo ubugingo tukababwiriza ibi, kuko iyo tujya gucuruza twagahereye ku matitre amwe mukunda, kuko turabizi titre muri bya binyarwanda biriho ubu zitwika. Ego, tukababeshya inkuru itarimo mukaza kuyishakisha. Rero impamvu tutabikora gutyo tukashyiraho amatitre ahuye n'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo mumenye ngo kwijwi ry'umukanguzi hanyura iki, iyo ngiyeho mba ngiye gushaka iki. Yego, nabonye n'abatwandikira ngo turarambirana. Ntabwo ari twe tuba turambiranye inshuti yanjye, ahubwo ni wowe uba urambiwe kumva ijambo ry'Imana, kandi ndakumva 100%. Iyo urambiwe kumva ijambo ry'Imana nibwo uba urikeneye. Nibwo uba urikeneye ngo wa mwanya ubayemo igikamere kidashaka kuritunga, nibwo uba urikeneye kugira ngo rize risenye icyo gikamere kidashaka kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ryime. Ego, ryime ingoma, ko Bibiliya iravuga ngo hahirwa bafite inzara n'inyota, kuko aribo bazahazwa. Rero iyo udafite inzara y'ijambo ry'Imana, ubu duhaye uburyo bwo kongera amasaha ngo turi kubwire. Imana ibaho umugisha. Rero reka mbasabe dusenge, kandi mu masengesho dushime, twibuke gushima Imana mu byago no mu makuba. Kandi mbinginge inshuti z'umusaraba, social media ni isoko rifite ibicuruzwa byose. Yego, hitamwe ikigufitiye umumaro. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana isumba byose, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'urukundo n'ubwami budashira, turagushimiye. Waraduhamagaye, uduhamagarira mu rupfu rwa Kristo, kuko natwe twari dupfuye, ubihamisha kumuzura kugira ngo natwe tubeho. Uramwishyira, Imana ishimwe, uratwiyegereza, uduha kuba baraganwa na Kristo kubw'isezerano. Endi mahosa edrai peli horia ndo ni mandi hosa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo tugeze ku buryo ubucunguzi bwawe bwabonetse Igorigota, bwaduhaye uburenganzira, turenga inzira y'isi, duhabwa indi nzira y'agakiza, bwaduhaye ubutware butwemerera kwinjira hera. None ijambo ryawe ryaravuze ngo muri abami n'abatambyi, muri abatware n'ibisonga, muri n'inkingi mu rusengero rw'Imana Data. Imana ihimbazwe. Nifatikanyije n'umuntu wari waracogoye mu bugingo gusenga, mvuga ngo Imana iramira bera nimuramire. Mana nyiri cyubahiro niyongera iramira abakiranutsi. Nifatikanyije n'uwari waraguye kuvuga ngo Imana ibyutsa, kandi wamara kutubyutsa ukaduhagarika ku rufatiro ruzima. Ndakwinginze kugira ngo tubyutse. Nifatikanyije n'abarwayi gusenga, mvuga ngo ukuboko gukiza
Mana uretse no gukiza niwe waremye abazima bariho. Niba wararemye abazimu bakuye mu bidahari, mukungugu ukawurema ukuye mu bidahari, no mu bwenge butarimo kwiyumvisha ibyo wakora, haracyarimo inzira, kuko mu bitaboneka by'Imana niho harimo ububasha bwinshi, niho harimo ubushobozi bukomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu bitaboneka by'Imana niho harimo ububasha bukomeye, mu bitaboneka by'Uwiteka niho harimo imbaraga z'agakiza k'Imana. Ubwenge bwacu hari ibyo butabona, kuba tutabireba ntibisobanuye ngo Imana ntiyabirema, kuba hari ibyo tutazi ntibisobanuye ngo Imana ntiyabitumenyesha. Mwami ndagusabye kugira ngo ibi bibe uruhare rwawe gusa, bibe ubutware bwawe wenyine Mwami, kuko wihariye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ninde wakubuza gukora. Muririmbyi aravuga ngo ntawagukoma mu nkokora. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo nibyo abantu bavuga ngo ntibishoboka wowe urabishoboye Mwami. Mpamvu tuvuga ngo ntibishoboka nuko imbaraga zacu zananiwe, ariko impamvu wabishobora nuko utari nk'abantu Mwami. Turagushimiye. Hindura amarira mu munezero, umunezero wongere uganze, amakuba wongere uyahindure mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Dutegereje umukiro uturuka ku Uwiteka, dutegereje ukuboko k'umukiza ngo abe ariko kuturwanirira. Ukuboko k'umukiza ni kubaho abantu batari, ni kubaho ibintu byavuye. Ukuboko k'umukiza ni kugaragare, intsinzi y'Uwiteka Imana ihoraho niganze. Urakoze Yesu, urakoze Jehova, urakoze Tikeno, urakoze Erona, urakoze Erayon, urakoze Basha, urakoze Adonai. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami. Waratwihaye, uratwiyegereza, niyo mpamvu dufite ibyiringiro byo kukuvuga. Ninde watubumbisha umunwa tugaceceka kandi dufite ibyiringiro byo kuguhamya. Waravuze ngo uzatwishyira nta kizinga n'umunkanyari. Nibyo byiringiro tugirira mu isi, nuko tuzayivamo tugataha nk'abakiranutsi, kandi ibyiringiro byo gutaha kwacu turabifite. Izina ryawe nirihimbazwe. Nifatikanyije n'umuntu wari uri mu rubanza kugira ngo Imana ishyire ukuri ku mugaragaro, umutsindire kuko ari Imana mucamanza utabera. Nifatikanyije n'umuntu wari ufite ikibazo runaka mu rugo, ku bana. Mana ndagusabye, abantu n'abantu turabashyushya rugamba, ariko wowe nk'Imana ni wowe rufatiro ruzima. Iyo udahari abantu barasaba yangwa, ariko umutima ufite Imana uratuza, umutima ufite Imana ntuganya, kuko ni wowe rufatiro ruzima, ni wowe wubaka ibitariho ukabirema, ni wowe usohoza icyo wavuze, ni wowe ukomeza ijambo ryawe ibihe n'ibihe. Turagushimiye Mwami. Nifatikanyije n'uwatawe kwibuka kuri Imana ihoraho. Mwami abantu baturekura ariko we nturabikora, imigambi y'abantu ni gutya iteye gusa ariko we nturabigambirira. Niyo mpamvu tugushimiye. Izina ryawe nirishimwe. Hereza Chris muhumugisha, turi kumwe kuri kamera na bene data bose, kandi ingororano mbatuyeho abarizo nsangira nabo kubwo kwizera. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana ibahumugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo turi buze gusoma mbumbuye ngo ndabigisha kuri iyi ntego, ahubwo ndagira ngo nze guhera ku bibazo twabajije cyangwa twabajijwe mu kiganiro cyakozwe cyitwa Baza Nawe. Hari abantu nabonye, ubwo kandi twatangiye, hari abantu nabonye banditse muri komenti badushimira ngo Imana ishimwe, ngo Aniseti niwe mubonye usoma komenti kandi agasubiza, ngo abandi hoye mugasa n'ababanenga. Ntabwo buri muntu wese agira umuhamagaro usa n'undi, kandi mu muhamagaro w'umuntu nibwo buzima. Ndagira ngo nze kubatandukanyiriza imihamagaro. Daboro abakristo twese twahamagawe umuhamagaro umwe, ariko duhabwa imirimo mu byiciro bitandukanye. Umuhamagaro umwe ni umuhamagaro twahamagariwe kwizera Kristo Yesu, ari nayo nzira izatugeza mu ijuru. Uwo niwo muhamagaro, ni ibyiringiro ko Bibiliya niko ibivuga, Imana imwe, mubatizo umwe, cyiringiro kimwe. Rero nubona hari abo mwandikiye ntibabasubiza muri komenti, mujye mwakira imigisha babatuyeho mu nyigisho. Birashoboka
ashobora kuba afite inshingano zirutaho iza aniseti, kandi ntukajye ucira umuntu urubanza utazi icyo ari gukora. Impamvu mbabwira ngo ntugacire umuntu urubanza utazi icyo ari gukora, hari nk'igihe abantu batwandikira, hari nk'abatubwira ngo nimudusengere turarwaye, natwe twarwaye. Umubiri mufite, ibitero mugira, intambara muhura nazo, turabisangiye rwose. Niyo mpamvu hari n'abambwira ngo urakoze ngo uratwitabye, hari abo ntitaba, hari abo ndasubiza message, hari n'abo nitaba. Abo nitabye rero batuvuga neza, abo tutitabye bakatuvuga nabi. Iyi nibaza nawe, ndagira ngo mbabwire ngo hari uduhamagara, nibyo uduhamagaye ufite umwanya wo kuduhamagara, ariko unaduhamagare wagwije imbaraga zihanganira kutakwitaba, kuko we wari ufite umwanya wo kuduhamagara, ariko ntabwo uzi neza niba natwe twari dufite umwanya wo kwitaba. Mu by'ukuri muri uru rugendo rujya mu ijuru, mureke gufata ibintu bitari ibisitaza ngo mubigire ibisitaza, kandi mureke no gufata iby'ibisitaza ngo mubishyire imbere ya bene so. Reka duhere kuri iki ngiki. Hari mwene data, ntabwo nzajya mvuga amazina yanyu, kandi n'abantu baduha komenti turabashimiye cyane, kuko nazo ziri mu byo duheraho dukora ibiganiro. Yego, ziri mu zo duheraho dukora ibiganiro by'ijambo ry'Imana. We wandika utubwiye amarangamutima yawe cyangwa se amavamutima, ariko natwe iyo tugiye gukora duhera kuri ibyo, kugira ngo mwumve akamaro ka komenti. Haravuze ngo ndasaba ko mwansobanurira ibijyanye n'amategeko 10 Mose yaherewe ku musozi Sinayi ngo ayashyikiriza Abisiraheli. Ese ayo mategeko uyu munsi ntidukwiye kuyubahiriza uko ari? Ese ko hari abavuga ko amategeko yashushanyaga Kristo, ubu tukaba dusa n'abatakirebwa n'ayo mategeko? Kuko abari muri Kristo nta teka bacirwaho. None ndabaza, abagikomeza ayo mategeko n'abatayakomeza harimo irihe tandukaniro? Murakoze. Abantu nabwiye ngo mwitegure tuganire, reka tunafatikanye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Muraza kwihangana dukoreshe soft bible muri telefone, niyo izajya idufasha gusoma comment tugahita twihuta no kubona amaverse bitewe n'ibibazo mwatubajije. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 24 haravuze ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ndaza kubisubiramo. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Iki kibazo ndaza kugikombina n'icya mwene data wundi watubajije ngo agakiza ni iki. Hanyuma kwizera byo ni iki? Kwizera Bibiliya iragaruka bisubiza ngo nukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko n'ibyo utarebesha bitazabura. Mu yandi magambo ni ukwizera ko n'ibyo utabona bizaba. Ariko iyo minzi ntabwo ikwira mu marangamutima n'ubwenge bwa buri wese. Reka tuze gutanga kwizera mu buryo bw'impina magambo. Kwizera ni ukumenya imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu, hanyuma ukayemera, wamara kuyemera ukakira n'impinduka zayo. Mu yandi magambo, kwizera ni ukwemera imibabaro yose Kristo yababajwe n'impamvu yo kubabazwa kwa Kristo. Iyo wemeye impamvu yo kubabazwa kwa Kristo uba ubabaranye nawe. Iyo wemeye impamvu yo gupfana na Kristo uba upfanye nawe. Iyo wemeye umuzuko wa Yesu uba uzukanye nawe. Hanyuma kubyemera bibyara umurimo wita kubihamya. Kubihamya bigaragaza impinduka zo guhinduka bashya muri Kristo Yesu, tukaba icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya rero niwe muntu ubuhawe agakiza. Baravuga waratubajije ngo agakiza ni iki? Agakiza ni ubuzima bwa Kristo mu mubiri w'umuntu wizeye Yesu. Haleluya, haleluya. Agakiza ni ubuzima bwa Kristo mu mubiri w'umuntu wizera Kristo. Mu yandi magambo, agakiza ni Kristo. Hanyuma agakiza kagira imirimo yitwa imbuto ituruka ku giti bita kwizera. Haleluya. Hanyuma wabajije ngo agakiza ni iki, yakomeje atubaza ngo twakijijwe iki?
twebwe ubundi ntabwo twakijijwe ibyaha, ahubwo twakijijwe urupfu rw'iteka, ariko kurimbuka tumaze gukizwa urupfu rw'iteka kubera kamere yakoraga ibyaha, kamere yakundaga ibibi, ihindurwa n'umuzuko wa Kristo, duhabwa ubuzima bushya aribwo bwitwa ubugingo. Ubugingo buduha imbaraga zo gutsinda ibyaha. Ibyaha biracyariho, ibyaha biracyakorwa. Iyo mukizwa ibyaha ntimwari kuba mubikora, ahubwo twakijijwe urupfu rwari icyo twita gucirwaho iteka, nicyo twakijijwe. Duhabwa kuzuka, tubaho twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Noneho tumaze kuzuka duhabwa kuba bazima. Kuba bazima rero n'ubugingo, n'ubuzima bwa Kristo. Noneho ubu bugingo bufitemo imbaraga muri bwo zitsinda ibyaha. Igisobanuro cy'uko uriho, igisobanuro cy'agakiza ni uko ugira imbaraga zinesha icyaha, kuko Bibiliya yavuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. Isi rero kuyinesha ni ukudakora imirimo yayo, ugakora imirimo wahamagariwe gukora mu isi. Abantu benshi baravuga ngo bakijijwe ibyaha. Nibyo mu gice kimwe, kuko twakijijwe urubori twari twaratewe n'ibyaha, kuko twebwe ntabwo twakijijwe ibyaha gusa, twarazuwe. Iyo uza gukizwa rero ibyaha wari kuba uriho ukabikora uhari, ariko twebwe twari twarapfuye. Nta mirimo y'umupfu rero. Kristo yaduhaye ubuzima, tuzura tubaho. Amaze kuduha kubaho, aduha ubuzima buzatsinda kimwe cyari cyaduteye gupfa, aricyo cyaha. N'ubugingo rero nibwo buduha gutsinda ibyaha. Nababwiye ngo komenti mutanga mujye muzubaha, zituma tubasubiza. Niyo mpamvu gusabye kutwandikira muri komenti. Imana ibaha umugisha. Hanyuma amategeko yaje mbere y'ubuntu. Amategeko agaragaza icyaha, agatanga igihano. Ubuntu bugaragaza urupfu, bugatanga ubuzima. Reka dusome iri jambo nanone kugira ngo tuze kubyumva. Bibiliya iravuga ngo inyuguti izana urupfu, ariko inyuguti izana urupfu. Reka nze kuhagera tuhasome. Ni Pawulo wabivuze ngo ariko umwuka, iri inyuguti izana urupfu. Muraza kwihangana, bisaba kuza gusakinga, kuko iyo turi gusubiza amagambo menshi tugenda dusoma. Umwuka azana ubuzima. Bakundwa nshuti z'umusaraba, mukunda ijambo ry'Imana. Nababwiye ngo social media, ndimo ndabona abantu benshi bampamagara gusoma bikanga, nyine nicyo cyitwa soft bible. Niyo mpamvu dukwiriye gutunga n'izi ziri hard copy, turazifite. Narabibabwiye ko iyi soft bible ntiyaje. Bibiliya turazifite, zirahari, nayo muyitunge y'inyandiko, kuko niyo itabamo deranje, ariko gusa iraza kudufasha kwihuta. Pawulo yaravuze ngo inyuguti iricisha, naho umwuka atanga ubugingo. Umunsi Mose amanuka ava ku musozi wa Sinayi, yahawe amategeko nk'uko mwene data yatubajijeho, ahabwa amategeko 10. Ariko Abisirayeli bo ntibari bafite amategeko 10. Abafarisayo bafashe amategeko 613 bongeraho 10 ya Mose, aba amategeko 613. Mu mategeko ya Mose harimo ntukice, ntugasambane, harimo amategeko menshi. Akaba mu itegeko abantu bahiriza kuruta ibindi iri andi mategeko ryitwa isabato. Hanyuma Mose akimanuka asanga Abisirayeli basenze ibigirwamana, ya mategeko yakubita hasi kubw'uburakari bw'umuntu. Abwira Abisirayeli ngo nimufate inkota mwicane. Umuryango wo kwa Lewi ufata inkota, utanguranwa n'abandi, urabica, hapfa abantu 3,000. Aba bantu 3,000 bapfuye ku munsi w'amategeko. Birasobanuye ngo amategeko azana igihano, igihano kikazana urupfu,
ubugingo buza kwerekana burito ubuntu buza kwerekana urupfu bugatanga ubuzima. Ubuntu rero iyo tubuvuga tuba tuvuga Kristo, ni grace, ni ubuntu, ni ubuzima buturuka ku gitambo. Hanyuma ariko kandi ni ubuzima buzutse kubaho butari buriho, bwishwe n'iki rero? N'amategeko. Umwanditsi wandikiye Abagalatiya ni Pawulo yaravuze ngo amategeko yari umushorera utugeza kuri Kristo. Mu yandi magambo aturindirije gucirwaho iteka, kuko iyi tegeko rikugonze mu mategeko baravuga ngo ubuhamwe ni icyaha. Kristo rero ntiyaje kutwereka ibyaha no kubiduhamya, yaje kudukiza ingaruka z'ibyaha, arirwo rupfu rw'iteka, aricyo cyitwa twakijijwe iki? Aze kudukiza urupfu rw'iteka, aduha ubugingo butsinda ibyaha kugira ngo tutazasubira muri rwa rwobo rwo kurimbuka. Niyo mpamvu udatsinda ibyaha arapfuye ku bw'ubuntu, hanyuma kandi no ku bw'itegeko aciriweho urubanza. Hanyuma wabajije ngo ayo mategeko abayakurikiza, ndakubwiza ukuri ko nta wayakurikiza ngo ayashobore. Itegeko ryazanywe no kwerekana intege nkeya za muntu, kuko ashyirirwaho ibigande. Niba ashyirirwaho ibigande ntabwo akosora ibigande. By the way, nshuti z'umusaraba, ntabwo amategeko agorora ibigande. Ari mwene data umwe ajya akunda kunsetsa, akambwira ngo nta wagorora ikijumba. Ikijumba ngo iyo kigoroye kiravunika, niko ajya avuga. Kubaho mu buzima bushaka gushyira mu bikorwa amategeko yategetswe ni nko kugorora ikijumba, kiravunika, ntago bishoboka umwana w'umuntu. Dawidi yarabivuze, yaravuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye, yaravuga ngo naremanywe gukiranirwa. Umubiri wa Dawidi wari ibyaha. Arasenga aravuga ngo unyezeshe Ezobu. Ezobu ku bantu bari muri Isirayeli ni agati ariko gafite utubabi twako, wadukoresha mu mwanya wa struwaya. Okay, reka mbyite gutyo, mu mwanya wa struwaya wakogesha umuvure, wakogesha amajerekani, amasafuriya, nakatsi gakuba. Mu yandi magambo umutima wanjye uwezeshe Ezobu. Ariko abona ntibikunda, aravuga ngo ndeme mu mutima mushya. Mu yandi magambo kwakira Kristo ni ukuba icyaremwe gishya, ni uguhabwa undi mutima mushya. Amategeko ntituba tuyishe, abadusohoreyeho, kuko gusohorerwa n'amategeko aratwica. Iyo atwishe ubuntu buraza, iyo ubuntu buje buratuzura, iyo butuzuye tubaho. Mu yandi magambo ntituba tukigengwa na ya mategeko, ahubwo tuyoborwa n'umwuka waduhaye bwa buzima. Kuko iyo tugiye gushyira mu bikorwa amategeko tugongwa nayo ku bwa kamere y'umuntu, ariko iyo tugiye kuyoborwa n'umwuka dukora imirimo umwuka ashaka, ariyo kamere yanga. Mu yandi magambo ntidutsindishirizwa n'amategeko, ahubwo dutsindishirizwa no kwizera, kuko bwa buzima dufite muri twebwe buhinduka imibereho, tukizera. Kwizera bikanesha, kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ntabwo ari imirimo y'uwizera, ahubwo ni imirimo no kwizera, ntabwo ari imirimo itegetswe n'amategeko. Imana ibaha umugisha. Mu yandi magambo amategeko aratureba, ariko niza kuvuga ngo ntatureba, ndabasa n'uwirengagije. Aratureba kuko yaratwishe. Aratureba kuko aradutamaza, ariko kandi ubuntu burayakingirije nta kitubona. Imbabazi za Yesu zirayugariye, nta kitubona. Bibiliya iravuga ngo ni umubiri wa Kristo ngo yawucishije kubamba, plutôt inzandiko zaturegaga yazicishije kubamba umubiri wa Kristo ku musaraba igorigota. Akibambwa yaraciye imihango, imigenzo n'inzandiko zaturegaga. Ikiturega rero nta kindi ni ya mategeko. Reka tuze gusobanura iki kinyarwanda icyitwa umushorera. Mu yandi magambo ni umuntu ukugiye inyuma akaguherekeza agushyiriye umuntu. Niba wari umushorera utugeza kuri Kristo, Kristo twamugezeho, turamufite, ni mureke wabashoreye mwakira uwabakiriye. Reka mbaho urugero mva kuri iki kibazo dusubira kuri indi. Umushorera, reka twibuke cyane umugore wafashwe asambana bamuzanira Yesu. Reka tuvuge ngo aba bantu bamuzanye bari abashorera. Bamugejeje kuri Yesu, yarunamye yandika hasi, bagenza umugongo basubirayo.
mu yandi magambo umuntu ufite Kristo hindukira inyuma yawe uvuge ngo ibinshorera byose binzana kuri Kristo byasubiyeyo ntibigihari n'amategeko yafate gutyo hanyuma ushyire mu bikorwa ibyo kuyoborwa n'umwuka kuko umwuka nakuyobora uzakiranuka ubikuye ku Mana ariko gukiranuka kuzanwe n'amategeko kuri twebwe kwararangiye. Imana ibaha umugisha. Reka turebe ikindi batubajije kandi dushimiye abantu mwatwandikiye comment ko mudukunda, mujye munyuzamo munatwereka urukundo kuruta kutubwira ko mudukunda. Tubereka urukundo tukabasengera, nabwe mujye mudusengera kuruta kudusabira ubugingo. Ntabwo kudusabira ubugingo ntabwo bituma tubona ubugingo. Oya, kudusengera bituma tugira inkomezi tugashikama neza bigatuma ubugingo bwacu burindwa. Hari abantu rero mukiramwe amarangamutima ngo Imana izaguha ijuru, ndarifite. Ijuru Imana yariduhaye muri Kristo Yesu. Ngo Imana izaguha ubugingo buhoraho, ndabufite, mbufite muri Kristo Yesu. Ahubwo mudusengere kugira ngo dukomeze kuba maso. Imana ibaha umugisha. Hari abantu batubajije ngo uwo mubare w'abantu 144 abantu bakura mu byahishuwe ibice 14 umurongo wa mbere, ngo evangeliste adusobanurire icyo bivuze. Uyu mubare ndaza kuwirengagiza nkana kuko namwe mwirengagije ijambo rivuga ngo mbona abantu benshi baturutse mu mahanga yose umuntu atabasha kubara. Mwaratubwiye ngo tubabwire iby'uyu mubare, tuzabivugana no kwigisha l'eschatologie, ntabwo tuzabivuga iki cyo ndagitaruka kuko tuzategura ibyahishuwe. Ibyahishuwe ni igitabo wiga nabi kikakwica. Yego, uyu munsi abahanga b'ubwenge bw'umuntu badafite ubw'umwuka bavuga ko isi igeze mu gihe cya Laodikiya, ariko ntabwo mbyemera. Laodikiya biravuga Laos and Diakeo, ni ukuvuga ngo ni igihe Imana icira umuntu urubanza. Ntabwo twebwe turi mu minsi y'urubanza, turi ku ntebe y'imbabazi. Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Iyo babisanisha bahereye ku mirimo abantu bakora, ndagira ngo mbabwire ko na Kristo ari ku musaraba igorogota hari abantu bari gukora ibyaha. Ntabwo isi ari bwibaye mbi, isi isanzwe ari mbi, ahubwo umwana w'ubugingo afatana ukuboko nabo bahuje kwizera kugira ngo bakire ububi bwayo. Rero kuvuga ngo isi ngo turi mu minsi ya Laodikiya na Efeso irahari. Efeso bivuga abanyagikundiro, hari abantu bakunzwe n'Imana. Urugero nkawe wowe ukijijwe Imana iragukunda. Hari abitwa Sarudi baravuga ngo ni icyasagutse, hari abantu baguye umuhagaze. Hari abantu bari gupfa mu mwuka ariko wowe uracyariho, urasagutse rero nawe uri Sarudi. Hari icyitwa Pergamu ni ukuvuga ahitaruye, ahirengeye. Iryo ni itorero rya Kristo, yaravuze ngo muri umudugudu ubatswe ku mpinga z'umusozi, namwe aho muri haragaragara, ngo umudugudu ntubasha kwihishira. Hari icyitwa Simuruna, bisobanura impumuro nziza. Ntabwo guhumura neza ari perfume twiteye, nukugira ubuhamya bwiza buturutse mu minsi yacu yo kugeragezwa. Hari abantu bakihanganiye amakuba yo muri bo batuma bakiri Simuruna. Muracyahari. Yego, hari ibitwa Tuwatira bivuga amayoberane. Hari abantu rero ukibaza ni umukristo cyangwa si we, abo nabo bariho, turacyariho. Imana ibaha umugisha. Rero uyu mubare muze kwihangana. Hari uwatubwiye ngo uturuka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, tuzabifatikanya kuko Daniyeli ni ibyahishuriwe Yohana. Abantu bize l'eschatologie, ibyahishuriwe Yohana, hari igitabo marayika yabwiye Daniyeli, aramubwira ngo ibyo si ibyawe kubimenya, icyakora nguhaye imuhibanga. Imana iramubwira ngo nzaguha ubugingo buhoraho, ariko kandi aramubwira ngo icyo gitabo ongera ukibumbe. Hari abahanga rero bavuga ngo ni ibyahishuriwe Yohana byabumbutse, ngo ni igitabo cya Daniyeli, plutôt cy'ibyahishuwe ngo ni igitabo cya Daniyeli cyahishuwe. Rero tuzagenda tubibasobanurira ibyo, ntabwo nahakora turi muri baza nawe. Ni akantu kaba ari gato cyane kandi bitera urujijo. Iyo usubije umuntu kimwe gitera urujijo, gitera umutima we kunangira kuruta mbere. Hanyuma hari uwatubwiye ngo ibyo bibazo tuba turi kubaza kuri baza nawe ngo tuzabishyire kuri screen. Reka mubwire ngo iki ntitugisubiza, ahubwo azabigiremo uruhare iyo screen iboneke. Imana ibaha umugisha. Ngo tujye tubisubiza biturutse ahantu byanditse, uhite ureba inzira binyuramo kugira ngo bigerweho.
iyo nzira uduteruriye tugezemo kugira ngo tubigereho. Nimutwifuriza ibyo tuzajya dukora mujye mwibuka ko bisaba imbaraga zanyu. Imana ibaha umugisha. Hanyuma hari undi watubajije ngo ko Satani inshuti ubu uratubaza impamvu Satani yakoze ibyaha koko kugira ngo akire yezwe se? Uratubaza ukatubaza n'impamvu zo gukiranirwa kwa Satani. Mujye mutubaza ibiri mu mpamvu z'ubugingo bwanyu kugira ngo nubimenya bigira icyo bikumarira. Uramenya impamvu Satani yakiraniwe gufasha iki? Okay, reka ngusubize kugira ngo nawe utaza kugira ikibazo. Yaratubajije ngo ko nta cyaha cyari bwabeho Satani yagikoza akigishijwe nande kandi Imana ariyo yamuremye. Aho ngaho uri muri logique nibyo, kandi gutekereza biguhesha kumenya. Satani icyaha yakoze ago cyari ikibi nuko yagumyemo. Ndagira ngo mbabwire ko rimwe na rimwe hari igihe icyaha gitangirira mu byiza ahubwo wakoze mu mwanya utari uwabyo. Muti gute? Reka mbaho urugero. Icyo nari ngiye kubaho urugero cyari guteza impanuka mu mitekerereze y'abantu. Reka nongere ndebe urugero. Gutanga si bibi, yego gutanga ni byiza cyane, ariko iyo utanze bitari ibyawe ugibwaho n'ikibazo cyo kwiba no gukora nk'umupfapfa, sibyo? Satani rero yakoze icyaha te akiri Lucifer light fire, Lucifer urumuri rw'umuriro, akiri umutware w'abaramyi, umutwe w'abaririmbya uyoboye, yabaga mu ijuru. Muzasoma bahuriyemo Satani n'Imana mu gitabo cya Yobu. Iri juru ryakorewemo inama ariyo yavuyemo imyuka mibi yagiye gushuka Ahabu. Bibiliya iravuga ngo imyuka mibi turuka ku Uwiteka. Ntabwo ari Uwiteka wari ufite imyuka mibi, si nawe wayitanze, ahubwo nuko yakuye urufatiro cyangwa uruzitiro kuri Ahabu. Imyuka mibi ibonaho inyura. Mu yandi magambo abanditse babonye ko ari Imana iyohereje, ariko ntiyaturutse ku Mana, ahubwo Imana yakuyeho impamvu yakingiraga Ahabu afatwa n'imyuka mibi kuko ariyo yizeraga. Hanyuma iyi myuka mibi iri juru niryo yidagaduriramo, niyo yanditse mu Befeso 6:12. Imyuka mibi yo mu ijuru ni iri juru Satani yabagamo. Rero iyo baramyaga, yayoboraga umutwe w'abaramyi, Imana yabaga muri aya materaniro, bose bakubarara basingiza imirimo n'ubudahangarwa bw'Imana, bagasingiza kwera kw'Imana no gukiranuka kwayo, bakikubita hasi bateye umugongo, bakikubita hasi Satani ateye umugongo Imana, bamureba bakavuga ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Satani agahindukira bakivuga ayo magambo, akikubita imbere y'Imana avuga ngo ni iki yicaye kuri ya ntebe. Muzasanga esikatoloji ivuga ko Kristo abumbuye igitabo, abumbuye iki gitabo cy'ibimenyetso cyari gifatanyishijwe. Ndi kwirinda kuvuga mu byahishuwe cyane kuko tuzahigisha by'umwihariko, ngo ariko akibumbura ngo mu ijuru barabibonye bose bikubita hasi bubamye, baravuga ngo icyubahiro n'ubutware n'ibyicara kuri ya ntebe. Iryo jambo barisubiyemo basingiza Imana kuko n'ubundi niko bavugaga bayisingiza. Satani rero yagumanye icyubahiro cy'Imana. Bibiliya ivuga ngo aribwira ngo nagifata azishyira hejuru asumbe Uwiteka. Bibiliya itanga ingero nyinshi ngo yishyira hejuru ngo asumbe inyenyeri yo mu ruturuturu, yibwira ko azaba inyenyeri yo mu ruturuturu, amagambo menshi. Rero akigumana icyubahiro cy'Uwiteka. Gufata icyubahiro cy'Imana ntabwo ari bibi, kuko namwe mutwubahira mu Mana. Imana yubahirwa muri twe. Ntabwo mwakubaha Imana mutatwubashye, ntitwakubaha Imana tutabubashye. Imana yubahirwa muri twe. Ahubwo iyo muduhaye icyubahiro gikwiye Imana, tuba tugomba guhindukirira Imana tukavuga ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Rero Satani yarakigumanye. Kukigumana bibyara icyaha. Ntabwo ari uko icyaha cyabagaho. Bibyaye icyaha atabwa mu isi, atawe mu isi yanduza abera Imana yari yaremye ari Adamu na Eva. Icyaha kirororoka giturutse kuri Satani. Nawe rero ugere kuri icyubahiro cy'Imana, kuko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Ibyo nabyo bibyara icyaha kandi kigusha. Imana ibaha umugisha. Ndibwira ko dushobora kuza gusubikira hano. Ndibwira ko
turebe uyu nguyu yavuze ngo iki. Aha, uyu ntabwo ari komenti tutagenda dusoma mu by'ukuri. Murabizi ko mwadushimiye turi muri benshi, kandi turanabashimiye mwebwe mwaduhaye igitekerezo ngo tujye twongera volume. Mufite uburenganzira mutubwire uko tubikora kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ego, Imana ibaha umugisha. Ndabona nta bindi birimo bidasanzwe twajyaga gusubiza. Reka tuze kwitsa hano dusoze. Aha, harimo ikindi cyabajijwe na mwene data umwe, yaravuze ngo shalom bavandimwe namwe bakozi b'Imana. Njyewe mfite ikibazo cyerekeye ku ngurube. Na Bibiliya kwivuga ko Yesu yasanze umuntu warimo amadayimoni ayohereza mu ngurube. Izo ngurube zahise ziruka ziroha mu nyanja, zose zirapfa. None kuki bivuga ko kurya ingurube ari icyaha? Uyu mwene data wabajije ku ngurube, ntago tuzi imyizerere yawe n'idini usengeramo, ariko reka mbaze mbabwire gukiranuka ku mahame y'amadini yanyu, ibyo mujye mubyitondera, kuko nabyo birategetswe. Kuko hari ibyaha bitari ibyaha, ahubwo twebwe dukereya bikaduhesha gukora ibyaha. Kuko nababwiye ngo Imana yatanze amategeko 10, ariko siyo yonyine yasabwaga kubahirizwa. N'abafarisayo bari bafite ayandi. Urugero, gukererwa, ntabwo Imana mu mategeko ntiharimo kuduhanira gukererwa, ariko iyo wakererewe muri korari hari amategeko aguhana. Iyo rero ubikoze nkana uba ukoze icyaha, kandi iryo si itegeko ry'Imana. Mu yandi magambo, kwitwararika no gukiranuka ku mahame yabo twizereramo ni ngombwa. Ingurube rero, d'abord ndabanza mbabwire ko byari umuco w'Abakurayishi n'Abayuda. Abakurayishi nibo n'Abanya-Saudi Arabia, reka mbyite gutyo, cyangwa se mvuge mu basekuru b'Abarabu. Ego, mu gisekuru cy'Abarabu n'Abayuda. Hanyuma ubundi kuki muvuga ingurube gusa? Nta nubwo muri Isilamu ari ingurube gusa. Isilamu ntiyemera imbata, ntiyemera urukwavu, ntiyemera ingurube. Isilamu ntiyemera inzoga, ntiyemera itabi, n'ibintu byinshi. Ntabwo ari ibyo nje kwigisha, kandi ntabwo ngusubije nk'umumizilima, ahubwo igitabo cy'Abarewi, igice cyaho cya 11, reka duhere ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo, Uwiteka abwira Mose ati, mubwire Abisirayeli muti, ibi abe ari byo bifite ubugingo mujye murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Ndagira ngo mbabwire ko kurya inyama byaje muri iki gihe, ariko mbere y'umwuzure ntabwo byari byemewe kurya inyama. Ntabwo byari byemewe, ahubwo baziriye nyuma y'umwuzure, nibwo Imana yadohoreye abantu bemererwa kuzirya, ariko kandi ntibemererwa kurya rwose. Imana ivuze ibifite ubugingo. Ibifite ubugingo ni ibinyabuzima biriho bifite amaraso, nicyo Bibiliya yita ubugingo, biva amaraso. Yego, mu nyamaswa n'amatungo icyagiye inzara ngo kigire imigeri, nko kuvuga amano. Urugero, uhita ureba uko imbata imeze. Ntabwo imbata ifite amano nk'ay'inkoko. Yego, igabanyije kukuza abe ari cyo mujya murya. Igabanyije, amano adafatanye. Imbata murabizi ko amano yayo ntabwo agabanyije, arafatanye. Hanyuma ariko ibi ntimubirye, mubyuza no mu byatuye inzara ingamiya, kuko yuza ikaba itatuye inzara, ni igihumanye kuri mwe. Kuza murabizi ni igihe itungo riba riri kugarura ibyo ryariye.
harimo rero atatuye menshi ntiyuza, ariko harimo ingamiya nayo murayizi uko ibi kamere murayireba, utayizi yayisakinga kuri Google ukareba amaguru yayo cyangwa icyo Bibiliya yita imigero uko kimeze. Ntimurye ingamiya, ariko kandi ubu abantu barazirya. Hari icyitwa imperebyi kuko yuza ikaba itatuye inzara, nayo ni igihumanya kuri mwe. N'urukwavu, murongo wa 6, n'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara, narwo ni igihumanya kuri mwe. 7, n'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri, kuko itatuye inzara ngo igire imigeri igabanije, ariko ntiyuze, nayo ni igihumanya kuri mwe. Inyamaswa zose ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho, ni ibihumanya kuri mwe. Ibi ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose, ibyo mu mazi, mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi bigira amababa n'ibikoko, abe ari byo muzajya murya. Ariko kandi murabizi ko n'ibifite amababa byose bitaribwa, harimo n'ibyica. Murabizi ko hari n'ibyo mu mazi mutarya, ariko hari n'ababirya. Hari mwene data umwe ujya ukunda kunsetsa akambwira ngo inzoka iraryoha yakariyeho ari muri Kongo. Ingurube nimusoma Petero ajya kwa Koroneliyo, yabonye ibi bintu byose biri hamwe mu 9 kimwe. Imana ibizaniye Petero iramubwira ngo ngaho nurya, aravuga ngo Uwite kuva nabaho ibintu sindabirya, aramubwira uti ntukampe kurya ibizira. Asubizwa ijambo rivuga ngo iby'Uwiteka yaziruye ntukabiziririze. Imigenzo yo kurya ibi mwita ibizira n'ibitazira ikorwa hakurikijwe umuco, ariko aya mategeko ya Mose yo kubabuza ibyo murya n'ibyo mutarya. Ese mbibutse ko muze kumbabarira abantu ndibuze gutera urujijo, wenda reka sinkoresha ijambo rimwe na rimwe. Hari ibyo mutemerewe kurya, ariko ugiye gupfa ukibonye ntukirye, waba wiyahuye. Ego, murakoze. Tuze gufatira hamwe Bibiliya yabujije aba barewe kurya ingurube, hirya ni gucira urubanza yireke. Aniseti ndazanga nanga ingurube mu mateka yanjye, ndayanga pe, nge sinayirya, ariko aho nizerera ntibigeze bambuza kurya ingurube. Ego, ariko nge ntago nayirya. Rero nguhaye inama nanjye nakubwira ngo cyihorere kuko nanjye sinkirya. Ariko kandi niba warakiriye ntabwo wishe Kristo, kandi niba ugakunda enjoy. Reka nsoreze kuraka. Hari abantu bajya bakunda kutubwira uti hari abantu nabonye, hari comment z'ibiganiro bimwe na bimwe ndi gusoma ari kugenda aho abashi Imana ibababarire kuza kuvangura mushingiye ku turere, ariko reka mbabwire nti nge mvuka Icyangugu. Ego, niho iwacu hitwa ku Kadashya, mu kagari kitwa Ruganda, umurenge wa Kamembe. Inzu y'iwacu ifite nimero 159. Ko simbarangiye neza. Rero nge niho mvuka. Kuvuga ngo abashi bakunda inyama ntabwo ari twebwe gusa nshuti z'umusaraba. Nge sinazikunda, wenda mumvanemo, nina nagusura ntuzantekera inyama, nikundira amafi cyane. Noneho ako nagaciyemo, impamvu bavuga ngo bakunda inyama, ntago bakunze gutunga bose, ntabwo bari batunze bafite inka nyinshi, nuko ahubwo bahigaga. Kandi nabwo se buriya mwagize ngo buriya abashi ni abanyacyangugura? Oya, ntabwo ari bose. Ibushi ntabwo ari bose. Hanyuma reka tubashimire, mwabanye natwe, kandi dukunda kubana n'ikindi gihe. Tubasabye comment zanyu. Iki ni muri Menya nawe, Menya Nibi, nabyo bimenye. Nongereho iki, ese waruzi ko isi igiye kurangira? Nabyo bimenye. Se waruzi ko kuza k'umwami kwegereje? Nabyo bimenye. Se waruzi ko ibimenyetso byose Bibiliya ivuga bigaragaza kuza kwa Kristo byarangije gusohora? Menya Nibi.
no mu byo mwabajije nabyo mubimenye, hanyuma umenye ko ukwiriye kwerera abandi imbuto. Icya kabiri nababwiye ngo iyi ni social media, hitamo ibigufitiye umumaro. Iri ni isoko, mu isoko bacuruzamo imisumari kandi ntimuyiteka. Fata ikigufitiye umumaro. Umwubatsi afata umusumari, uteka haha ibikora ku nzara ye, hanyuma ushaka kwambara yambara ibingana n'ibihisha ubwambure bwe. Iri ni isoko nshuti z'umusaraba. Nimwige no kumenya gukoresha social media. Kandi ikindi cya kabiri, mumenye ko aba-YouTuber, ndabivuze, aba-YouTuber bakina n'intekerezo zanyu. Rero niba wizera Kristo, witanga ubwenge bwawe ngo bube igishoro cy'imitekerereze itari ya Kristo. Reka mbabwire ngo shalom shalom.